Yes, ashimwe inshuti bakunzi bacu aho muri hatandukanye, reka tubasuze tubaha ikaze tubavuga ko tugiye kubagezaho amakuru avuga ko benshi mu basitari bo mu Rwanda mu bahanzi b'indirimbo bamaze kwerekeza ku mugabane wa Amerika guturayo by'umwihariko mu buryo bwa burundu babikesha n'ubundi umuziki. Reka tuze tubibabwire by'umwihariko abahanzi benshi nk'uko muraza kubibona na aba gospel, ariko harimo n'abandi basanzwe basekira bamaze kwerekeza ku mugabane wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa se Amerika, muri Canada cyane no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika USA. Mu mezi 7 ashize muri uyu mwaka wa 2026 abahanzi rero barenga 5 bamaze kwerekeza muri Amerika na Canada, kandi amahirwe yo kugaruka ahari nuko ari makeya cyane, kuko abakurikirana ibyo babahanzi bagaragaza yuko muri ibi bihugu bagiye batakwirukanwa ko baratuye baratunganirwa. Muri iyi minsi rero umuziki usa nk'uwabaye inzira y'abashaka kujya mu mahanga, ndetse n'uburyo bworoshye bwo kugira ngo umuntu abone visa yo kujya mu bihugu by'amahanga. Hari bamwe mu bajya muri ibyo bihugu bagiye mu bitaramo bagahitamo kwigumirayo, hakaba n'abagenda basanze imiryango yabo iri muri ibyo bihugu, ndetse n'abagenda nk'abagiye gusura imiryango n'inshuti, ariko kugaruka akaba ariyo mahirwe make cyane. Hari n'abajya rero bagiye gukorerayo ubushabitsi, ubucuruzi, abandi bakajyayo bagiye guturayo. Kuva mu ntangiriro z'uyu mwaka rero byibuze abahanzi bari hejuru y'umunani bagiye muri Amerika na Canada, kandi amakuru y'ibanze hari nuko nta gahunda yo kugaruka kereka bagaruwe na gahato cyangwa se n'inzego za leta muri ibyo bihugu. Bamwe mu bahanzi rero nyarwanda bagiye gutura muri Amerika mu bihe bitandukanye bya vuba n'aba tugiye kubabwira bakurikira. Ku mwanya wa mbere turahasanga Element L. Mu mwaka ushize wa 2025 Element ye hari kumwe na mugenzi we Kevin Kade berekeje i Dallas muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Rwanda Convention USA 2025, bakirwa n'abahanzi batandukanye. Icyo gihe bahura ndetse na Ngabo Medali cyangwa se uzwi nka Meddy. Nyuma rero y'amezi make muri uyu mwaka Element yasubiye muri Amerika, hanyuma atangira urugendo rwo gushaka ibyangombwa byo gutura muri Amerika, akaba ari naho yajya akorera. Amakuru avuga ko nta gahunda yo guhindukira ngo agaruke mu rwamubyaye, kuko abona amahirwe muri Amerika yaba ari menshi kurusha mu Rwanda, bityo akaba yifuza gukorerayo akajya aza gusura u Rwanda agasubira muri Amerika nyine nk'umuturage wa Amerika. Ibyo rero kandi ni nayo mpamvu atigeze aririmba mu gitaramo cya Afro Carnival yari yaratumiyemo, kikaba cyarabereye muri Kigali. Undi muhanzi nanone ni Kevin Kade nk'uko twamugarutseho. Uyu musore wari waragiye muri Amerika umwaka ushize nawe muri bya bitaramo bya USA Convention, hanyuma rero akaza no kubura mu bitaramo bya Iwacu Muzika MTN Muzika Facebook, MTN Iwacu Muzika Festival yari yatumiyemo. Yongeye rero gutenguha AIP ku nshuro ya kabiri nk'uko mwabibonye, dore ko yari yatumiye nanone ariko ntabashe kongera kwitabira. Gusa byavuzwe ko ari uburwayi, ndetse ariko amakuru yandi akavuga ko yari yagiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kandi ko ateganya kutagaruka. Mu mpeshyi y'uyu mwaka rero uyu muhanzi yongeye asubira muri Amerika kubw'impamvu ze zindi z'agahato, hanyuma nawe atangira urugendo rwo gushaka imikorere muri Amerika, aho biramutse byanze azahita yambuka akajya muri Canada nk'uko amakuru dukesha Inyarwanda abitangaza. Undi muhanzi ni Platini. Benshi ntabwo bamenye ko uyu mugabo yagiye gushakira amaramuko mu bihugu by'amahanga nyuma y'uko yari amaze kuririmba muri MTN Iwacu Muzika Festival mu karere ka Huye. Uyu mugabo rero wari usigaranye imyaka mike kuri visa ye, yahise afatirana ajya gushaka uko yabonera ubuzima mu mahanga, hanyuma asiga n'ibindi bikorwa mu Rwanda azajya anyaruka akaza kureba uko byifashe. Uyu rero Platini muramuzi cyane mu itsinda rya Dream Boys ryaje gusenyuka, aho umwe muri bo n'ubundi nawe yari yerekeje muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku mpamvu z'amasomo, hanyuma Platini baba agasigara wenyine yikorana umuziki wa sekira, hanyuma rero akaba nawe yagiye. Reka tuze ku bandi bahanzi aribo Vestina na Dorcas. Abahanzikazi bose bamaze kwimukira mu gihugu cya Canada nyuma y'uko mu mwaka ushize Vestina yanze kugarukana na Irene muri Davi na Dorcas nyuma yo gukora ibitaramo bizenguruka Canada. Ku itariki ya 11 Gicurasi 2026 nibwo Dorcas nawe yerekeje muri Canada asanze uyu mukuru we, akaba ariho bagiye gukomereza umuziki wabo, dore ko nyuma yo gutandukana na Irene muri Ndahabi babonye undi muntu kubashoramo imari uba muri Canada. Rero murabyibuka yuko bagiye gukora igitaramo hanyuma akagenda natwite,
bikaza no kuba ko yaguye kuri stage cyangwa yagize ikibazo, ariko bikarangira hagumye ndetse anabyarira y'umwana nk'uko yabyitangarije. Nyuma rero bakaba barafashe icyemezo cyo kwigumira muri Canada kandi naho zakomereza ibikorwa bya muzika, bakanatandukana na Irene Murindahabi wabafashaga, bagafashwa n'abandi bafatanyabikorwa bari mu gihugu cya Canada n'ubundi. Uyu munsi rero niko byamaze kugenda kuko banasohoye indirimbo yabo ya mbere bari bonyine aribo nayo ndirimbo bitwa Itabaza, murayibona yamaze kugeza miliyoni n'ibihumbi 600 by'abakurikirana iyo ndirimbo. Mukomeze rero mubakunde mubakurikirane nuko ubuzima bwaberekeje muri Canada. Hanyuma rero Prosper Nkomezi, uyu muhanzi w'indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana, muramuzi nawe Imana yamwerekeje muri Amerika nyuma y'iminsi mike akoze ubukwe n'umugore we usanzwe n'ubundi atuye we muri Amerika, akaba ari naho bakomereje ubuzima. Prosper Nkomezi azakomeza gukorera umuziki muri Amerika, dore ko yateguje ibitaramo bizenguruka Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu rwego rwo kwagura imirimo ye, cyane ko abagenerwabikorwa ba mbere b'ibikorwa bye bazaba ari abatuye muri Amerika kuko nawe azaba ariho atuye. Undi nanone ni Mucyowera Jessica, ndagiye Imana yaduhaye umugisha wo kwimukira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, turimutse n'umuryango, niyo mpamvu ndi kuvuga ngo ku rundi ruhande ni byiza kuko papa w'abana niho amaze igihari, ariko kandi birababaje gusiga umuryango, inshuti, abavandimwe, igihugu, ahantu wari umenyereye. Aya niyo magambo rero Mucyowera Jessica yavugaga ubwo yimukiraga muri Amerika muri Mata uyu mwaka, akaba ari nyuma y'uko yari amaze gukora igitaramo mbaturamugabo yise Restoring the Worship Experience, cyabaye ku itariki 2 z'Ugushyingo umwaka ushize 2025, kikabera muri Kigali. Abahanzi ni benshi, inshuti bakunze bacu, reka tubabwire n'abandi bahanzi batandukanye harimo Christopher Muneza, James na Daniela bo muri busanzwe mubazi, hamwe na Patient Bizimana, bose bituriye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kandi nta gahunda yo kugaruka uretse kuza wenda gusura u Rwanda n'ibitaramo bitandukanye bakorera muri Afurika n'ahandi, ariko aho bagomba kuba batuye babarizwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Amahirwe masa kuri bo.